Kuri uyu wa gatanu abanyeshuri basaga 300 bahawe impamyabushobozi n'ishuri rikuru ry'ubuforomo n'ububyaza rya Kibogora Polytechnic iherereye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba. Muri abo banyeshuri harimo 101 barangije mu bijyanye n'ubuforomo ndetse n'ububyaza, gusa harimo n'abandi basohotse bizi ibijyanye n'ubucuruzi, iterambere ry'icyaro kimwe n'iyobokamana. Bamwe mu banyeshuri basoje bahawe impamyabushobozi n'impamyabumenyi batangaje ko bishimye, gusa bakemeza ko ari urugendo rutoroshye banyuzemo. Gufatanya n'abandi mu rugamba rwo gutanga serivisi ku barwayi tugashishikariza abantu cyane cyane ikintu cya family planning n'izindi nyigisho z'aho dukwiye n'ubuzima buhera aho utuye mbere yo kujya kwa muganga. Ku ruhande rw'ishuri rikuru rya Kibogora Polytechnic, umuyobozi waryo wungirije Dr. Mukamusoni Daria yatangaje ko buri munyeshuri wese abonye impamyabushobozi ngo byibuze yize amasaha 3600, akaba ari naho ashingira yemeza ko ubumenyi bahakuye ngo ari intangiriro yo guhindura ubuzima bwabo, cyane ko uwarangije muri iri shuri rikuru hanze usanga afite ubumenyi buhagije. Ubundi urabona tumaze kugraduatinga inshuro 3. Aba bamaze kugraduatinga inshuro 3, abamaze kurangiza mu gifuruma no mu kinasi ni 225, sibyo? None abamaze kurangiza muri mu babyaza ni 60 ntabwo mfite imibare neza, ariko muri abo bose uyu munsi nkuko nabivuze 96 b'abanasi bafite license, 98% bafite license. Icyo tuba buriya license ubundi ntabwo ari ikintu kigitangaza, bababaza ibyo bagomba kuba barize ku ishuri. Ubwo rero iyo ubigishije neza bakarangiza nyine ibyo barafashe ibyo bigishije, ari muri teori ari muri pratique, batsinda ibizami. Muri abanyeshuri 300 basoje amasomo yabo harimo abanyeshuri 101 basoje mu bijyanye n'ubuforomo n'ububyaza, 31 bigaga ibijyanye n'iyobokamana, 68 bize iby'ubucuruzi ndetse n'abandi bize ibijyanye n'iterambere ry'icyaro. Kibogora Polytechnic yashinzwe mu mwaka wa 2012, ikaba isohoye abanyeshuri ku nshuro ya 4, aho bwa mbere barangije mu mwaka wa 2015.